Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri Rubagumya Pacome wahoze mu ngabo z'igihugu uri mu kigero cy'imyaka 54 bamusanze mu nzu yabagamo yitabye Imana mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Mu kiganiro k'Imana Ernest yagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge wa Kamembe Ingabire ku murongo wa telefone. Ejo ku cyumweru ahagana saa 4 z'amanywa nubwo twahawe amakuru n'ubuyobozi bw'akagari ko hari umugabo witwa Rubagumya Pacome w'imyaka 53. Yego. Akagari ka Ruganda umudugudu wa Kamubaji birumvikana ni mu murenge wa Kamembe. Yego. Wabaga mu nzu twamwubakiye kugira ngo nyine agire ubuzima bwiza. Yego. Rero abaturanyi bahageze bagira ngo barebe ko hari ariko yaramaze iminsi arwaye. Bakomanze ntiyababura umuntu bakingurira, nyuma rero baca idirishya kugira ngo barebe mu by'ukuri ikibazo yaba yagize, basanga arambaraye ku gitanda. Nyuma yuko rero tubimenye twahise tutumizaho inzego z'umutekano RIB na polisi kugira ngo bahagere, birumvikana hakorwe iperereza mu buryo bwa gihanga ndetse umurambo ujyanwe kuri hopitali ya Gihundwe naho wajyanwe kugira ngo ukorerwe autopsy. Rero ibindi byo birebana n'icyaba cyateye urupfu kubera ko hari inzego zifitiye ububasha RIB bazakomeza kubikurikirana, ariko amakuru yari ahari nuko yari afite uburwayi ushobora kuba ari n'intandaro yo kuba yaritabye Imana muri buriya buryo aguye mu rugo, kuko n'amakuru baduhaga batubwira ko yari arwaye ariko kuko yabaga wenyine mu nzu atabasha kubona uko mbega imibereho yari igoye cyane ko yabaga wenyine. Muri rusange kubera urupfu rw'umuturage ko rwagenze kandi bigaragara ko yari amaze iminsi afite n'uburwayi yivuza, nuko mu gihe cyose umuntu yaba arwaye birumvikana yakwihutira kujya kwa muganga, ariko nanone umuntu urwaye kuba yaba mu nzu wenyine aba ari ikibazo. Ni byiza rero ko mu gihe umuntu yaba afite ikibazo yaba ari kumwe n'abandi. Naho abiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga muri Sina Gerard Driving School barishimira umusaruro umaze gutangwa n'iri shuri. Ndahiro Valens Papi. Kuzana ibyo gutwara ibinyabiziga muri entreprise y'urwibutso byatumye umuntu afubuka mu mutwe. Ikizame kiri hano hafi umuntu nukuza yiga akanakora akabona perimi. Ni bamwe mu rubyiruko bo mu karere ka Rulindo by'umwihariko abatuye mu murenge wa Bushoke bashimira umuhangamirimo Dr. Sina Gerard wabazaniye ishuri ribigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Ngo ni nyuma yaho bagorwaga no kujya kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga ngo kuko byabasabaga gukora ingendo ndende cyane ndetse bikabasaba no guca y'indaro, ngo ariko kuri ubu bikaba byarababereye igisubizo kuri bo. Imbogamizi zariho ni ukuvuga ngo wenda nk'uwashakaga perime yashoboraga kuva nk'ahana akajya kwiga i Kigali abayo bigatwara amafaranga menshi, kinga akajya nko kubi Musanze, kinga ahandi hari ibigo by'amashuri byigisha ibinyabiziga. Akuba umuturage w'inangaha ni ukuva mu rugo akaza kwiga kongera agataha hakiri kare. Sina ni ibintu byiza yakoze cyane. Bamwe bashimangira ko bamaze kubona impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga, abandi baracyarimo kwiga kugira ngo babe babasha kuzikorera, ariko bagashimangira ko hari icyo biteze kuri bo. By'umwihariko nk'urubyiruko rw'umuterankunga Sina Gerard kutwegereza ibikorwa nk'ibi ngibi biradufasha cyane, bituma akazi kaboneka kandi n'ubushomeri bukagabanyuka muri make. Intumbero zanjye ni uko izabasha kumfasha kujya ku isoko ry'umurimo. Abandi bajyanye n'abamama cyangwa abakobwa bashaka kwiga bagitinya kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga, ntabwo ari ibintu bigoye byoroshye cyane. Narabona perime nari nsanzwe ntwara igare ntwara abagenzi. Kuva nabona perime ubu natangiye gushaka amafaranga yo kuba nagura moto nkajya mu muhanda nkiteza imbere n'urundi rubyiruko.
aha kandi baboneraho gusaba ko bakagombye kwegerezwa site ikorerwaho ibizami ngo kuko bagikora ingendo ndende bajya gukorera impushya zabo iza burundu ndetse n'iz'agateganyo ibyo babona ko nabyo byakagombye kuvugutirwa umuti. Ubutumwa naha Dr. Sina Gerard nuko icyo musaba cyangwa mwifuzaho ni ukugira ngo byibuze atuzanire site, atwegereze site hano hafi muri Rulindo, kuko kujya mu ntara akenshi na kenshi biratugora, ariko bibaye byiza nyine yabishyira muri gahunda akatwegereza site y'ikizami. Nanjye Sina Gerard yazanye ishuri hano, ndiga amategeko y'umuhanda, mbona ndatsinze, baranyigisha neza, none ndi gushakana na perime ndebe ko byakunda. Hahirwa Bizera Innocent ashinzwe ibijyanye no kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga, arashimangira ko kuri ubu ko iri shuri ryaje ari igisubizo ku baturage batari bake, ndetse biganaha amahirwe abiga muri College Fondation Sina Gerard ku kuba bashobora kwiga amasomo atandukanye ariko bagataha banafite impushya zo gutwara ibinyabiziga. Natangiye ndi umwarimu wigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga mu iki kigo cya Sina Gerard Driving School. Twatangiye mu mwaka wa 2019 mu mpera zaho na 20 nuko corona yaje kudukoma mu nkokora, ariko twatangiye twigisha amategeko y'umuhanda kugira ngo tubashe kwigisha abanyeshuri biga muri College Fondation Sina Gerard, kuko harimo amashami atandukanye, cyane ko harimo na mekanike y'igihe gito ndetse na mekanike y'igihe kinini, amezi 6, umwaka ndetse n'imyaka 3. Ariko rwiyemezamirimo Dr. Sina Gerard yifuje ko abanyeshuri biga muri College Fondation Sina Gerard bagomba kuza batahana diplome, nyuma ya diplome akaba yanatahana permis definitif, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu, haba kuri kategori A ndetse no kuri kategori B, ndetse n'izindi kategori turi guteganya muri iyi minsi nazo ziri hafi kuhagera, ku buryo twakiriye abaturage batuye muri uyu murenge wa Bushoki. Tunakira abaturage baturiye mu murenge wa Base ndetse na Cyungo kuko ari imirenge twegeranye, baje batugana biga amategeko y'umuhanda, baratsinda, batsinze ku kigero cyiza, abanyeshuri nabo batangira kwiga bayashira ku nyongera ku masomo. Ku mpungenge zisabwa n'aba biga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga basaba ko bakagombye gushyirirwaho site y'ibizami, ibi byaba bigeze gahunda rero yo gushyiraho ibizame, ni ikibuga natwe turimo gutegura kizaba gishoboye kwakira ibinyabiziga byose, kategori zose zibaho. Ikibuga gisa naho cyarangiye, igisigaye ni ugushiramo izo rompuwe ndetse n'iyo mihanda n'ibyo bizame bigezweho. Ni ukuvuga ngo ikibuga cyarabonetse, ahubwo twashishikariza abaturarwanda bose bashaka kwiga imodoka, kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga ku buryo burambye, kuko ikindi kirenzeho usibye no kubigisha ibyo binyabiziga twababwiye, ni ukuvuga ngo ikirenze dufite ibinyabiziga mu kigo byinshi, umunyeshuri azaza abona kategori bitewe na kategori yabonye, tumuhe na metirize kuri kategori ihwanye n'urwego yaje asaba. Nubwo nta gihe ubuyobozi butanga bwo kuba kino kibuga cyangwa se site yo gukoreraho ibizami zaba bimaze kumurikirwa ku mugaragaro, ariko bashimangira ko mu gihe cya vuba bizajya kurangirana n'uyu mwaka 2025 n'abaturage batuye muri aka karere ka Rulindo bifitiye aho bagomba gukorera ibizami kandi hujuje ibisabwa byose. BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papi.